upfuye nonaha wajyahe? Upfuye ntabwo nzi aho bajya. None se ubaye Imana umunsi umwe wakora iki? ntabwo byashoboka ko na Imana. Ntabwo byashoboka ko waba Imana. None se upfuye ubu ngubu uri kumva wajyahe? Naho Byaba birangiye. Abapfa bagiye kuzimu, so Shalom beautiful people, nizere ko mumeze neza aho muri hose, Imana ikomeje kubarinda. So, ndakomeza mbashimira, ndabashimiye ku rwego mudashobora kubyumva. Abatwereka urukundo, outside the country, abari mu Rwanda, aha muri hose turabakunda, turabashimiye, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. So, uyu munsi rero, The Splash is taking you on the streets. Nizere ko muri buze kuryoherwa mukabikunda cyane. Okay, iyo bavuze The Splash wumva iki? Splash. Ijambo splash. Splash. Ntabwo mbyumva neza. Splash. Splash. Urumva wapi? Splash. Splash ni nko gutonyangiriza nyine something. Akantu gake mu bintu. Uramutse upfuye ubu nona uba wumva wajya he? Uramutse mpfuye. Iyo umuntu yapfuye aba yagiye nyine. Hari abavuga ngo mu ijuru, abavuga ngo ikuzimu. I think ko umuntu yapfuye njye marumva yapfuye. Tutazongera kumwibuka. Mbese ubuzima nyuma y'aha ngaha uba wumva nta buhari? Nta bundi buzima buhari, no gupfa ukajuga inyo ukarangira. Right now? Yeah, right now. Ijuru ndarifite. Really? So you believe the life after this? Wow, nice. Mu ijuru of course. Mu ijuru of course. Kubera iki wumva wajya mu ijuru, like nk'uko bivuze? Okay. Nuko nyine twese tuzi ko down there ni habi. Rero twese tuba dushaka mu ijuru. Yeah. Kuko nyine ni muri bavuze ni muri paradizo. Yeah. Njye nari nzi ko igisubizo ari kimwe, ari uko umuntu aba agomba kuba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ibyo ngibyo nyine umuntu aba abifitemo muri we n'ubundi mu buzima busanzwe. Ubaye Imana umunsi umwe wakora iki? Ubaye Imana umunsi umwe. Nagabanya authority irenze abantu bihaye. Authority ubwo nyine ni power abantu bihaye. Wajya ubacisha bugufi mbese? Hasi cyane. Njye ikintu cya mbere nahindura mbaye Imana, nahindura ko nta muntu uzajya upfa pe, kuko abantu bakabaho bagasaza bagapaka. Mbaye Imana nakiza abantu bose bo ku isi. Wabakiza? Bose. Byo gukira indwara cyangwa gukira ubukire. Mbaye Imana igihugu nakigira paradiso ku buryo nta bibazo byazamo. Mbaye Imana for one day. Okay, let me see. Okay, I can change people thinking, like there's this way of thinking that humans will think differently. So I can change that everyone can have a common thinking. I like that. Mbese twese dutekereze bisanye. Okay, njye ndabona ibintu byose biriho. Njye ndabona nta kintu nahinduraho, byose birakwiye. Ukuntu nabikora ntabwo natuma habaho ibibazo, nyine abantu bakagira ibibazo, stress wapi, nabikuraho ibyo bintu. Wow. Upfuye nonaha wajyahe? Upfuye ntabwo nzi aho bajya. I like that. Ntabwo uzi aho bajya kuko utarapfa. Right. Twese nk'uko twifuza, wese ukaba yifuza uvuga ati nimpfa ndifuza kuzajya mu ijuru. Njyewe mwana wapfuye najya mu ijuru. Nice. Okay, kubera iki wajya mu ijuru? Uko nyine nkuko dukura batwigisha nyine mu macaca. Baba batwigisha yuko mu ijuru ari ahantu heza, hari ibintu byiza, nta mubabaro haba. Ubaye Imana for one day, what could you do or change? I don't really know anything about that, but I think I can change all human beings to be like me. Oh, yeah. Nice.
I'm made wonderfully, of course. I like the answer. None se what if upfuye ubu ngubu wumva wajyayo? Mpfuye? It's obvious. Abapfa bagiye kuzimu, so So you would like to be in hell? no, I mean like if you die, they bury you. Oh yeah, definitely. Your body you are buried. Ariko, where do you think your soul could go? I believe in the day of rapture, so when Jesus comes, I think that's when we can resurrect and yeah, we go with him to heaven. Wow, I like that. And if they say Splash podcast, cyangwa se the Splash, what do you hear by that? The splash? What do you mean? None se ubaye Imana umunsi umwe wakora iki? ntabwo byashoboka ko nawe Imana. Ntabwo byashoboka ko waba Imana. mbaye Imana umunsi umwe se nahindura ikira Ikintu ujya ubona nyine kigucanga cyangwa kitari wahindura iki wakora iki? nakuraho urupfu nasa urupfu Abantu bakajya babaho mpaka. tukaba imoto Moto? That's nice. Yeah. None se upfuye ubu ngubu uri kumva wajyahe? ntaho No. Byaba birangiye. Okay, iyo bavuze ijambo the splash bumva iki? Iyo bavuze ijambo the splash. splash splash So, thank you kuba mwari mugejeje aka kanya muri kumwe natwe. Nagira ngo mbasharinge akantu gatoya tugana ku musozo. Muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 25 haranditse ngo Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mwarebye ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bagenda badusubiza ku buryo bugiye butandukanye, nawe uri kudukurikira hari uko wasubiza bitewe. Ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire inzira, ukuri n'ubugingo ni Kristo. Uzatuma tubona everlasting life cyangwa se ubuzima nyuma y'ubu ngubu niwe. Rero nagushishikariza wowe uri kudukurikira, wowe tureba, ko uyu munsi wamuha ikaze mu mutima wawe. Wamubwira uti nguhaye ikaze, ndakwiyeguriye, ibindi just leave it to him. So, ubu nonaha nakubwira ngo ushobora kwatura cyangwa se ukajya kuri church ikwegereye, cyangwa se you read the Bible, watuze akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Nakifuza rero kubasengera kugira ngo iyi journey uyitangiye imubere y'umugisha, ndetse nawe wabyinjoyinze, wabikunze, wari usanzwe ukurikira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akomeza kubere ingabo igukingira. Thank you Heavenly Father, tugushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Twagiye tuganira n'abantu batandukanye, ubu none hari abadukurikiye bagiye batandukanye bifuzaga gukomezanya natwe muri iyi journey. Mu izina rya Yesu Kristo turabakweretse, turakwinginze kugira ngo abe ari wowe uyobora umutima wabo, uganze utegeke, ubabere umwami. Mwami, uba meeting at their lowest, uba meeting at their highest, uba meeting at any point bakwifuzaho. Turagusaba tukwinginga kugira ngo umutima wabo wuzuremo urukundo rwawe, ubereke urukundo bakunda. Turagushimiye kuri kumwe natwe, kudukunda, kutugenderera umunsi ku wundi, uganze kandi utegeke. In Jesus name we pray, amen. Stay blessed, stay tuned. Bye. Turakoze cyane. Umunsi mwiza. Mucyo Jean de Dieu, urakoze cyane kabisa, akazi kakoze cyane. thank you so much. Yeah, you too. Thank you so much, Mwakoze. Thank you so much, brother. Thank you too. Yeah. Well, it's only that. Thank you so much. God bless you. What are we going to say? It's just a random question. Ndavuga njye nyine man. Baby, can we go?